Fideli na Karabo k'Imana bose nabawe. Ariko Karasira namushimiye burya umuntu ugenda gufata ukuboko akuzamura mu yindi ntera ni inkunga ikomeye cyane. Narishimye buriya nabyo bigira icyo bihindura muri societe nyarwanda. Niba barabonaga umuntu ufite ubumuga ko adashoboye akaba barangije kwiga bariza amashuri bakakora umuziki uko bureba aho bageze, ni byiza cyane. Buri wese abona ko ufite ubumuga ashoboye ari umuntu nk'abandi. Hakomeje ndabarera, ndakomeza nkora ibishoboka byose, imirimo mibi ndayikora, inzara iranje. Ubu twagiye tuhura n'inzara komeye cyane tugasonza, naba ntabonye aho nkuri kiraka nkashaka isombe urayizi, nkasekura tukarya nta n'umunyu urimo, ubwo tukaramuka. Kubera koranaga n'abazungu banshinzaga ubusambanyi, ntago yabemeye, yabanje gushidikanya kuko yakoranaga n'abazungu bumvaga ko nabyaranye na boss wanjye. Ubwo urumva ko nawe yarabyikirizaga akavuga ati basi ko yajyaga namaza ari boss we wanjye mwabyaranye, basi mbwiza ukuri nzakubabarira. Yes, nizere ko mumeze neza kandi nizere ko ubuzima bwanyu bukomeje kugenda neza. Banyita Emi Nyawe 2020. Iyo ni yawe TV, murabizi murambategurira ibiganiro byinshi kandi byiza bibafitiye akamaro umunsi ku munsi. Reka ngusuze uherereye mu bihugu bigiye bitandukanye, Amerika, Ububirigi, Ubushinwa, mu nkurikirana muri benshi. Ntago byari byoroshye kuza mu karere ka Rulindo, ariko nahageze nagiye gusura umuntu umwe mwagiye mumbwira ati turashaka uyu muntu. Reka ndeke kumuvuga, ni umubyeyi aranduta arivuga. Mama, reka ngo ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza, turashima Imana. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Urakomeye? Turakomeye. Iyi Covid hani imeze ute? Covid ni ibisanzwe ni nk'ahandi hose. Turubahiriza kwambara agapfukamunwa, mu rugo, ubwo gukaraba intoki tugashyiraho umuti. Turabimenyereye. Ako se nko ku bantu musenga ibisi ibihe bya nyuma none se ko ari n'ibyorezo kandi na kera byabagaho, ntabwo bidutungura. Wenda usindi imyaka ufite uko ingana, ariko ugereranyije ibyorezo by'iyi minsi n'ibyorezo bya kera, wenda nko mu myaka nka 50 ishize, ubona bimeze bite? Ntabwo ibyorezo byinshi bya kera mbizi, ariko ababyeyi baduhaga amateka uko byajyaga bibaho, katubwira iseru, mbasa n'ibindi byinshi cyane, indwara nyinshi z'uruhu. Ibyo byose byaracitse. Ubwo ku mateka baduhaga rero twumva ko ibingibi bigomba kubaho. Ati ni ibyaha by'urubyiruko rw'iyi minsi? Oya, iyo ni imyumvire. Ni uburwayi nyine, uburwayi buraza. Kandi iki ni icyorezo, si n'indwara isanzwe. Ikintu cyakwiriye isi yose, kuba wumva ko ari ibintu nyine bidasanzwe. Yes, rero reka wibwira abantu amazina. Nitwa Mujejende Vanessa. Ndi mama w'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Abahungu 2 n'abakobwa 2 bose barashatse? Oya, ntago abakobwa barashaka, baracyari mu mashuri, ariko abahungu bo barashatse. Amashuri baracyari bato? Ni inkumi. Umwe arimo arasoza segonderi, undi nawe arakomeje inyuma ye. Ubwo urumva ko bamaze gukura. Wow. Yes, rero nagira ngo abo bana ni bande b'abahungu? Wenda abakobwa bareka tube tubihoreye. Abahungu w'imfura yitwa Mboni Fideli, ni umuhanzi, akaba umuvuga butumwa, muramuzi, yamaze kuba icyamamare. Nditwa Patrick Mazimpaka, akaba afite agasirino bita Akarabo k'Imana. Yego. Ko nawe ni umuhanzi, akaba umuvuga butumwa, Uwiteka yakoze ibitangaza muri uru rugo. Kumbe Fideli na Karabo k'Imana bose nabawe. Wenda batazi Fideli ni wa musore afite ubumuga bw'uruhu. Ubumuga bw'uruhu. Na Patrick bose barasa. Patrick akoranye indirimbo na Karasira. Wabonye ukuntu ari nziza. Uriya naranezerewe. Wenda tukiri aho kuri iyo ndirimbo, gira ikintu ubwira Karasira namushimiye. Burya umuntu ugenda gufata ukuboko akuzamura mu yindi ntera
ni inkunga ikomeye cyane narishimye buriya nabyo bigira icyo bihindura muri sosiyete nyarwanda niba barabonaga umuntu ufite ubumuga ko adashoboye bakaba barangije kwiga bariza amashuri bakakora umuziki uko bureba aho bageze ni byiza cyane buri wese abona ko ufite ubumuga ashoboye ari umuntu nk'abandi. Rero niwe wabagiriye ku gise ni wowe uzi ububabare bwabo ni nawe uzi imibereho mwabanyemo ni wowe uzi n'imibereho yabo yari ihagaze gute? Imibereho ya buriya ibigoye byaramvunnye kubarera ni imbaraga zikomeye cyane bisaba gusenga bigasaba kwihangana uri umuntu upfa uhubuka ukumva inzara ikuriye ukuvuga uti ibibazo ndabiterwa n'aba bana twari kubivamo ariko kubera Imana igenda idufasha tukihangana twaragerageje nshima Imana kubakuze rero. Karabo niwe wigeze kuvuga aravuga ngo hari igihe bigeze kugusaba abantu ngo abasabanu bajugunye byari bimeze bite? Nari nkiri mutoya aho byari indahekana zikurikirana ubwo papa wabo nabwo abarapfuye byari ibintu bikomeye rero kubura umukobwa ukiri mutoya ubona ari umukobwa mfite n'isura nziza mbese nari mfite uruhu rwiza wari icyuki ntabwo nari icyuki ariko muri make ntabwo ne kubura undi mugabo naje kwisanga n'ubureba nahinduye ibara gutya n'ubuzima bubi twagiye ducamo kubera intambara yo kurera abana byari urugamba rero genda mbarira bikomeye abantu babona inzara naciyemo buriya nari nashakiye mu mujyi wa Kigali uyu mugabo yari afite amikoro rero aje gupfa ibibazo bisaba ko ngaruka hano ko nabonaga ubuzima bwo mu mujyi ntazabushobora hariya n'iwacu ni mu nkengero z'umujyi nzi guhinga nimpagira bizamfasha kurera abana rero narabaze nkora imirimo itandukanye ubu nakoze ubuyede naracukuraga umusingi umuntu umbwira ati nguhe ikiraka cyo guhinga nkaba nagezeyo ubusirimu mbushyira hasi nari umusirimu kazi byose mbirambika hasi kugira ngo ndere abana umbwira ikiraka cyo gutera intabire nkajyayo guhinga nkajyayo umbwira ati ndashaka ko nkora iki nkajyayo ubwo ariko byaje kurangira abana bakuze bariga amashuri numva nishimwe muri njyewe. Nishimwe muri wowe kubyara abana Fideli na Karabo ukibabona ukibabyara byari bimeze bite? Kuri njye byari bimeze neza burya abantu bose ni imyumvire baba bafite abandi ntibabyakiriye ariko njye narabakiriye iriya ni kadimana ibiguhaye umuntu agira ati yakugura igitenge cyangwa se yagufungurira akavuga ati kira kanote ka 5 uryo ukamusingiza igihe cyose ariko niba Imana tugomba kuyubaha nk'iri ari irema Imana burya ntawe igisha inama mukurema umuntu ukwikuremye ubwo nuko wa mugufi wa muremure wa munini waba gato ubwo niko yabishimye nge nabonye ko Imana yanshimiye kuri ko mbyara nabyakiriye neza n'ubwandi batabyakiriye neza ariko nge numvishe nta kundi nyine ubwo nta kindi wahindura ku Imana yakoze. Urababyaye mu muryango babifashe gute? Urabyumva nawe nta muntu wari kubifata neza babonaga ko ari nk'ikibazo mbese bakabona ko batuzuye ahari bari bazi ko nanjye ntuzuye ariko ntabwo byigeze binca intege hakomeje ndabarera ndakomeza nkora ibishoboka byose imirimo mibi ndayikora inzara iranjye twagiye tuhura n'inzara ikomeye cyane tugasonza ntabonye aho nkura ikiraka nkashaka isombe urayizi nkasekura tukarya nta n'umunyu urimo ubwo tukaramuka gutyo tugenda rero Imana ituzamura. Ibaze ubwo buzima bushaririye gutyo ba Karabo urabareze Fideli niwe mukuru? Niwe mukuru ariko barutanaho gake mwamurusha umwaka umwe ubyaye umwana wa mbere aje ari Fideli ukasa kuno aho waravugaga ati wenda wa kabiri azaza nta kibazo. Ntabwo nabitinzeho papa we yarakiriho yapfuye muri icyo gihe we yarambwiraga ati nuramuka ubyaye umwana wirabura uzataha kubera koranaga n'abazungu banshinzaga ubusambanyi ko ntabwo nigeze nkora rero namvaga ko nindamuka mbyaye umwana wirabura nzataha nyine nta kibazo bose nkabajyana ubwo rero kubera Imana ko ari mukozi w'umuhanga herongera imperezo usa nawe kugira ngo ibisobanure. Ni ukuvuga ngo papa yaravugaga ati aba bana ni abanjye abemera akavuga ati ko nuramuka ubyaye umwana w'umwirabura oya ntabwo yabemeye yabanje gushidikanya kuko yakoranaga n'abazungu bumvaga ko nabyaranye na bosi wanjye
ubwo urumva ko nawe yarabyikirizaga akavuga ati basi ko yajyaga namaza ari boss we mwabyaranye basi mbwiza ukuri nzakubabarira hamubwiza ukuri kose gushoboka ntwita byihuse kuko Imana burya ijya gutabara irihutisha mba ndatwite byihuta kandi kakira agahinja mbyaye birangira mbyaye umwana rero usa nawe niko kumwita Mazimaka. Ubwo urumva papa we yahise yemera ati burya bwose nubwo bambeshye umudamu wanjye mbonye ukuri umwana n'uwanjye kuko yanshyizeho uburinzi bukomeye ku buryo no gutembera ntari nkitembera uko bishoboka yenda agira ngo arebe ukuntu ntazajya mpura na boss we cyane kugira ngo azarebe mbese. Ni ukuvuga ngo we yaravugaga ati uyu mwana Fidele so wanjye niko yatekereza ko yambwira ati nubya wirabura mbwiraza ukuri ko ari boss wanjye wagutenda nzakubabarira. Urumva ko yarankekaga nawe ati hoya Imana yo kabyarira avuga ati buretse birantabaye haza Patrick ajenge byabaye igisubizo muri ngewe nubwo benshi bumva ko ari ikibazo babonye ari babiri bakumva ari ikibazo numvise ko iyo inshubije yaba yiza yirabura kandi bose arabe ntago nari kubikira no muri famiye bose bari kwatsa umugore ko nindaya dore bari yaramuciye inyuma nturi bakoze mwana basa ariko kuza asa n'uyu urumva byabigisubizo muri ngewe. Wewe burya koko Imana ibizi ko ibintu byayo iri bubigene. Patrick Karabo baravutse baraje ari babiri urabareze urugamba rwo kubarera buzuko inzara twishe reba kuva mu mujyi warutunzwe n'umugabo ukorana n'abazungu urumva imibereho nari mfite twari twishoboye noneho bikarangira ngarutse mu cyaro noneho nta no kubanje ubu twigeze kuba abantu bameze nk'ishyamba mu kazu kari ahantu mu ishyamba bashatse kunshingira papa wanjye we yari ariho mama atariho barambwira ati tujye gushingira babonye mbyanze bamwe ati niwanga abagabo kaza kuguma muri ngibi tuvere mu rugo turanaguca biba ngombwa ko mpaguruka ndagenda rero mfata abana sinzi ahantu nabonye twe dufite isambu ku ishyamba nabonye akazu sinzi wakahubatse ababyara impunzi ko nabiga i Kigali sinari mbizi mpita nkingura njyamo abantu twahure n'ikibazo gikomeye twahure n'inzara twahura n'imibira turya twarara ibisimba biri hafi y'urugo nkajya ndarandinza abana n'abashyize muri ako kazu noneho ntacyo kurya nari mfite nahamaze umwaka urengaho nta muntu wari uzi uburyo mbayeho narabyukaga nkenda nkasoroma isombe mu mirima y'abantu butari bwacya nkaza nkayishyira ahantu nkaza gutira isekuru nkasekura noneho nafite ukuntu naharuye ahantu mu ishyamba ho nkateramo amashyiga nkateka iyo sombe tukarya tukaryama abantu bagategereza ngo tuzapfa wapi ariko nkaba nifite umwisengeneza wanjye wanamzeho niyo twagendanaga yari yaransanzeyo gendaga gasunika amagare yavuye kwiga kazanira indaza kampa icyabonye akanzanira tugumya dusunika ubuzima mbonye inzara igiye kunyicana nawe ndavuga ati wowe igendere dore famiye yacu ifite amikoro n'ubundi buzima bwose wabamo ugende twe tuzigumira turahaba rero biza kurangira papa wanjye arwaye bisaba ko njya kumurwaza ntabwo niteye ko bampemukiye naje kumurwaza aza gupfa ngaruka mu rugo rero ugarukana kureba abana abana twari tukiri kumwaho aho wagenda rwose ntabwo nagomba kubasiga yabaga mbafite reka dutaruke ushobora kuvuga byinshi bukira bugacya ubuhamya bwanjye ni burebure bwamara iminsi nk'itatu ariko ibintu byose bibaho kugira ngo bitwigishe mu buzima tubamo. Bakarabo barakuze babaye abagabo urabishyura ayo mashuri muri iyo nzu idafatika izo sombe mwaje kugera hano gute? Oya ntago inzu twayigumyemo inzu twaraje tuyibamo byanjye byabaye ibintu bikaze twaje tugezemo panje maze gupfa famiye biba ngombwa umuryango wanjye bakuru banjye bako bavuga ko ntagomba kuba muri iyo nzu bavuga ati yanze gushaka ubu bagabo none aje kubaha ubwaje kwigira ikigoryi rihanze umugende muyisenye bundi birangire inzu nibo barayisenya barayisenya udafite aho ntaho kubona ari mfite abantu muvukana bavundi tuvukana bamaze kuyisenya rero byabaye ngombwa yuko nongera nsubira mu bundi buzima budasanzwe aha turi ni umushinga wanyubakiye Imana ihabwe icyubahiro ku buzima bumeze neza wenda tuzifuza kuganira nawe na Bakarabo na Patrick wenda nabo babishimangire ko uri mama wabo kandi ko kuri mama wabo wabanambyeho barankunda bakoze ubukwe bakora ubukwe abantu bampagura urwamenyo bati dore barakuze noneho baranubaka bakavuga se bare barubaka bazabona abagore
bakaza kumubaza ati abantu ko mujye mubihorera ubwo twigendere buriya n'abantu bafite ubwenge cyane tukaganira bakumva n'ibintu abantu batuvugaho bidukomeretsa bo bakambwira ati mama humura nashaka kujya kurira akambwira ati biriya ntukabirebeho ni housing umutima n'ubwonko n'ibizima tuzabereka ko dutekereza ubwo rero baje kubaka inzu nshima Imana bisoza rero bashatse n'abagore bakora mariage. Ngewe rero aho hantu ndibuka ko mu bukwe bwa Patrick nari impari ariko ndagira ngo uduhe ishusho. Fidele niwe wabanje uyu munsi afite n'umwana, ndagira ngo umishusho Fidele akuzaniye umukazana. Zarandenze yaranabimbwira gati mfite sheri kubera ko n'umuntu ukunda urwenya rero ukunda kugira urwenya ati nibiriya nibya bindi byo arimo aratubeshya arimo arivugira ariko n'ubu mbona baramuzanye abakobwa umukobwa aramuzanye mbona abakobwa rwose seriye nta kibazo bafite barabyemera wikizogereze ko ntabwo kibabona kuri zacana ndababona nagiye gusura na Fidele ahantu yabaga iyo mu majyepfo. Ubu nuko musanze ntabahari umudamu yarwe yagiye kwa muganga ubundi nari kuberekana abakobwa biza cyane iyo babonye ushima Imana avuga uti Imana n'umukozi w'umuhanga abakobwa baraza ubwo se bakoresheje ubukwe baje kuramukanya hano twakoze ikirori bukeye ko bagikoreye mu mujyi wa Kigali abantu barakubise baruza Kacyiru Kimisagara twakoze Kimisagara ni Patrick undi yagikoreye sinzi mu mujyi ahandi ahantu ku Muyumbu bukwe butangaje guza imodoka twajyanye abantu baradushyigikiye bantu batujya inyuma duha imodoka baduha amakamera ibintu byinshi abanyamakuru baraza ngira ngo nawe mwari muhari ibirori byari bikaze abantu bahita batinya Imana. Nishimwe rikomeye reba kuva muri yanzo ahantu ubarereye ahantu bari gisombe idasekuye itari mu umunyu uyu munsi n'abantu b'abagabo bakoze ubukwe barubatse urenda no kubona urundi mwuzukuru ari hafi ufite umwuzukuru nkawe nk'umubyeyi wabo wumva mu mutima umeze ute? Ibyishimo byarandenze ariko nasabye Imana ngo izandinde kwishima ngo ndenze kuko biri ivuga ngo nzabishimisha byishimo bingana n'umubabaro twabaye n'abarababaye cyane reba ko baruri inkumi boneho no guhugura abakobwa birufata umwana ngo yaba yabyaye ngo biracitse uri mu mashuri nta kintu bitwaye kubyara ugasubira mu ishuri birakunda kurera umwana uwo mwana ntabwo uzi icyo azabaki hano ureba turi mu butaka naguze mu isambu mu kibanza nagiye kugurisha kwa papa wabo ndaza mushinga uranyubakira hariya murabona inka mu kiraro buriya n'umuntu naragiye bamuhegira nk'ipfuye mbwira umuntu ndagize n'igihe ntatarategereza indi nanjye rwose nongere nsa n'ubundi buzima igihe nazezengereye nzara nyiciye mwe n'amata umuntu ndagize inka ndayahirira ndayizamura icutse ndayibaha nsigana yanjye urabona kuri hafi kubyara Imana ihabwe icyubahiro ni ukuri Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo ugire ikintu ubwira kuri ba bakobwa babyara abana bakabata bara no kubahugura burya bataye umugisha abantu benshi bambwiye kubata bakambwa no kubareka ariko nkumva n'umunana abana banje kizira kikazizwe nta utumwana ubundi uretse amahano yasigaye yarateye nta utumwana umwana n'umwana nababayeho urabona ko nambaye neza urabibona ndabibona nagezeho ntagira icyo kwambara ariko nkihangana zira tujya turihangana ubu urabona n'ubu ngira ikibazo nuko ngira umuvuduko w'amaraso ubu urabona ko inka nyahirira nuko ngira uburwayi bunaye imbogamizi nagize n'iz'uburwayi ariko ndumva imbere yanjye numva hazaba heza nanjye nkasuzugura shitani ukuntu yangenjeje karya neza nkambara neza urabona zira nkoko hariya natangiye kugura utungutu ndashaka gukora umushinga w'inkoko noneho nanjye nkajya nshaka ukuntu mbona ubwatsi nicyo kibazo kubona ubwatsi bw'inka ukayihaza ni ibintu biba bikomeye ariko ningira amahirwe nkabona uburyo mbona inkunga nkashaka uburyo nora inkoko nzajya ntunganya amagi nyashyire ku isoko nishyure umukozi numve nk'itazamva iruhande. Yes, nabonye na Fidele yaratangiye ubworozi bw'imbata bwa dendo. Wenda hari nk'abana bavuga ati Emi tuganire na mama uganire na mama wa Fidele na Karabo. Wenda reka mvuge nimero y'umwe muri bano ushobora wenda nko kugukenera reka mvuge nimero y'umukuru umukuru abari mukuru. Nimero ya Fidele wenda ushobora kuvuga ati uyu mumama mwemereye
ubwatsi cyangwa se umushumba yabagize neza cyangwa se ukavuga ati uyu mumama wareze aba bana nanjye narezwe gutyo muri ubwo buzima reka mugurire igitenge akabivuga gutyo. Rero akavuge nimero ya Fideli ni 078 90 37 38 8. Iyo ni ya Fideli. Reka nyisubiremo ni 078 90 37 38. Ushobora rero kuvuga ati uyu muryango reka mushyigikire cyangwa uyu mumama tumushimire kuko akoze igikorwa cy'ubutwari kandi bafitiye igihugu cyacu akamaro cyane. N'abarimu beza mu buzima, iyo babona bafite ubumuga muri igihugu cyacu bashoboye nabyo nishimwe ku gihugu cyacu. Yego baradushyigikiye bagenda badufasha. Ubwo rero umuntu bagufashe nawe uragerageza ukagira uko nawe uzamuka. Yego Gisirere Imana ibaho umugisha wakoze kuganira natwe. Murakoze cyane. Reka mbashimire mvuge ngo mwakoze kubana natwe. Bakobwa bashiki banjye mube muretse kujugunya abana ntabwo kirazira. Bunicaranye namwe hano njya mu hoteli atandukanye, njya mu butumire budasanzwe bakantumira tukagenda ahantu mu manama atandukanye, mu nsengero. Ntabwo nagenda ngo nzamara amasa nagiye kuganira n'abantu abona uko bafite. Hari ikindi ntakubwiye, umukobwa umwe arimo arasoza segonderi, ndumva Imana imfashije namwishyura na kaminuza. Nubwo ari mikoro makeya nkora nahirira inka nkakuramo ifumbire kubwo kwishakamo ubushobozi, nkagendana nkamwishyurira bigenda bigoranye, ariko nshimana ko nabashoje n'undi ari inyuma ye. Ya kaminuza yazayiga kubera Imana. Yazayiga buretse kwiheba cyane. Rero mwakoze kubana natwe. Nitwa Eminyawe 2020. Nyarukira kuri Instagram yanjye umfollowing ubundi ubuzima bashe kugenda neza. Mbarariki ikiganiro cya mama wa Karabo na Patrick no mu kazana umwe uzabuhari. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Yego.